Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Iki uyu munsi turagikorera mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyarubaka, aho tugiye gusura ibikorwa by'umuhinzi mu mudugudu wa Ngarama. Uyu muhinzi yabashije gutunganya ubutaka, abasha gukora amaterasi y'indinganire ku musozi, abasha kunoza ibikorwa byo kuhira, aha abantu akazi maze atangira gukora ibikorwa bye. Tugiye kurebera hamwe uburyo ki ibikorwa bye bimaze kumuteza imbere, aho bimaze kumugeza n'uburyo byabashije kuzamura abaturage kuko akoresha abakozi benshi muri aka kazi, ndetse naho bigeze biteza imbere igihugu muri rusange. Ni ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi kuri Royal TV. Ngene Fulgence Kizwera, reka tuganire na Nyiramisago Odette ushinzwe ibi bikorwa, ushinzwe kugenzura ibikorwa muri uyu mudugudu wa Ngarama. Muraho neza. Muratangira mutwibwira. Nitwa Nyiramisago Odette, nkaba mpagarariye ibikorwa bya Dr. Nikiza Kreti. Ibi bikorwa turareba hano ku musozi, turareba amaterasi y'indinganire, turagenda tubonamo amazi gutyo ukurikije uko amatiyo turi kubona azamuyemo. Ibikorwa byatangiye ryari, bimaze igihe kingana iki? Ibikorwa byatangiye muri 2015 mu kwezi kwa gatatu. Niho twatangiye gukora amaterasi y'indinganire. Ahantu mureba hari ubutaka bubi cyane, ibihuru, ibintu by'ibishyitsi byari bihari. Tujyamo dukora amaterasi y'indinganire. Twabanje gukora ahantu hangana na hegitari 3, haza kugeraho nanone bigera muri hegitari 4, turazamuka bigera muri hegitari 6. Aho ngaho muri izo hegitari 6 niho twabashije guhinga. Nyuma haza kongerwaho ubundi butaka bungana na hegitari 3 n'igice. Muri ubu butaka bwacu bwose dukoreraho, urabona ko hari aho twabanje kurangiza amaterasi mashyashya hangana na hegitari 10 n'igice. Muri ubwo butaka bwacu rero harimo ibihingwa duhinga, harimo soya, ibishyimbo, hari igice giteye imbuto, mwakibonye hariya amacunga n'inanasi, n'ikindi gice giteyeho urutoki. Uyu musozi uherereye mu mudugudu wa Ngarama i Nyarubaka mu karere ka Kamonyi, ngo ubusanzwe hasaga nk'ahatawe kuko nta cyari kikihera bitewe no kunanirwa kuhatunganya by'abari bahafite, kuko isuri yamanuraga ubutaka ikabujyana mu kabande. Ariko nyuma y'uko Nikiza Kreti ahatunganyirije akahashyira amaterasi y'indinganire, uretse kuba hanogeye amaso, ngo n'imyaka izamuka ihishimiye ku buryo umusaruro uhava utapfa kuwugereranya n'uva ahandi hose. Mbere ukuntu hari hameze, nababwiye ko hari ibintu by'ibihuru
ahantu isuri yari yaratwaye ubutaka bwiza busa nkaho bwashizeho hasigayeho gake. Ahandi hirya hari ubutaka bw'urutare nabwo tubasha kuhakora amaterasi, ariko bwari n'ubutaka butera muri make ku buryo n'abari bahatuye bwari bwarabananiye. Uko muhareba uku rero hagiye ingufu nyinshi kugira ngo dukore amaterasi. Twararebye turavuga tuti ubu butaka ubwo bumeze gutya nta kindi wabukorera uretse gushyiraho amaterasi tukarwanya isuri, tukabafata amazi yabwicaga imanura ubutaka bwiza bugenda. Noneho ya materasi turayakora, tumaze kuyakora ya suri turayifata. Hepfo hari imvura yaragwaga ukabona amazi yaretse mu muhanda, ariko ubu ngubu isuri imanuka hepfo hariya twarayihejeje, twayifatiye muri aya materasi y'iwacu. Ariko mbere hari ubutaka bubi ku buryo n'umuturage wahingaga wateraga soya ntizane umushyogwe. Ngira ngo rwose no mu bakozi bahari nk'umuturage wari uhatuye yabaha ubuhamya akavuga ati uburyo ahantu hari hameze ntabwo nari nzi neza ko hashobora kuba havamo imyaka imeze gutya. Ariko amaterasi afite ibanga yihariye, ngira ngo namwe murabibona. Amaterasi y'indinganire ni byiza, bafite ibanga kuko mwabashije kurwanya isuri. Imyaka turebamo turabona ari myiza, ntekereza wenda ko niyo mwamaze gusaruramo ari myiza. Byaba bituruka kuri aya materasi y'indinganire cyangwa hari ubundi buryo mukoresha ku buryo ibintu byaba bifitiye umwihariko? Ikindi dukoresha hano kuri aya materasi, murabona duhinga uburyo bwa kijyambere, dukoresha ifumbire. Ubundi abaturage bahakoreraga bahingaga bisanzwe byitwa ngo bahinze, ariko twebwe murabona n'iyi myaka uko iteye tuba twabanje gushyiramo ifumbire mborera, tukayitera ku murongo gutya imyaka ikabasha guhumeka nk'uko mubibona, tudateye mu kajagari. Icyo rero nacyo. Kandi ikindi, imbuto nziza. Dufite ibishyimbo byiza cyane muraza kubibona, ibishyimbo bikungahaye ku butare byitwa Rwari 22-45. Ibyo ni ibishyimbo byiza kandi bishimishije. N'iyi soya rero nayo ni soya, ni imbuto nziza cyane itanga umusaruro. Ni imbuto nziza itanga umusaruro. Iyo nayo ni icyatumye umusaruro wiyongera. Ikindi kandi mu bihe byo guhinga, nk'ubu murabona izuba ryavuye, ariko twebwe mwabonye ko dufite amazi imusozi hariya. Ariya amazi rero iyo twabonye nk'izuba gutya ryavuye, tukwiza mu matiyo mwagiye mubona, tufite imipira tukuhira. Icyo ni cyo cya mbere gituma hari akarusho ku bandi. Nuko iyo bikomeye dufungura amazi tukavomera. Kuri uyu musozi hari umwihariko ukomeye cyane mu bikorwa by'ubuhinzi, mu gihe abahinzi benshi bashingira ubuhinzi bwabo ku bihe bisanzwe bacungana n'imvura. Ubu buhinzi bugaragara kuri uyu musozi wa Ngarama bakoresha uburyo bwo kuhira imyaka. Ni uburyo buhenze kandi busaba kubwitaho, ariko amazi akwirakwijwe ku musozi nyuma yo kuvumbura ko hari isoko yayo kuri uyu musozi. Iyo bahinze rero bakabona imvura ibaye nkeya, batangira kuhira bakoresheje ayo mazi ku buryo nta kibazo kinini bahura nacyo. Gusa uyu mushinga ngo warateguwe ku buryo utagomba guhagarara. Byadutwaye imbaraga nyinshi cyane, ariko nyiri kuwutegura yabanje kuwutegura areba n'ibizabigendaho. Yinjira mu mushinga abizi neza. Amafaranga amaze kugenda hano kuri uyu mushinga mu masambu yagiye agura, amazu yubatswe mwabonye hepfo, n'aya mazu y'ubuhinzi, amaterasi yakozwe kuyahingamo, ndetse n'abo bakozi bose no kuyahingamo n'ibyo by'umusaruro twejeje. Amaze kugenda $231,000, ariko umushinga we akaba yarambwiye ko yawuteguriye
290. Ebwe murumva ko hari ayandi asigaye inyuma. Abakozi bagera kuri 200 barakora muri ibi bikorwa, barahinga bagahabwa amafaranga. Ni ikintu cyafashije abaturage benshi uretse no guteza imbere nyir'umushinga. Barakora bagahabwa amafaranga mu minsi 15, ndetse n'abanyeshuri baje mu kiruhuko ngiyo hari akazi baragahabwa bagasubirayo bafite agafaranga. Ariko ngo hari umwihariko mu gutanga aka kazi, kuko babanza kureba abafite imibereho iciriritse bagahabwa akazi mbere y'abandi, yewe n'abimuwe ngo bagurirwa ubutaka bagashakirwa aho batura bakanakurikiranwa niba bahabonye nk'uko Odette abisobanura. Uyu mushinga rero ikindi cyiza ufite aho wakuye abaturage pe. Urareba ibi bihe biriho ubu ngubu, abaturage barakora hano, kavuga ati agafaranga karangeraho mu minsi 15, umukozi aba yabonye igihembo cye. Agafaranga karangeraho, ndabasha kurihira umwana, ndabasha gutanga mituweli, ndetse nk'ubu muri iki kiruhuko abana b'abanyeshuri baje mu kiruhuko, abo nabo twabahaye akazi barakora, babasha kwibonera amakayi ndetse n'umwambaro ukeye, umwana ari busubire ku ishuri. Ikindi kandi mu bakozi mureba ubu ngubu mfite abakozi 180. Mu minsi ishize bari 221. Uko imirimo igenda igabanuka ni nako abakozi bagenda bagabanuka. Imirimo yakwiyongera ikongera n'abakozi bakongerwa. Buriya abakozi dufite ni 180, kandi mu bakozi dukoresha tubanza kwibanda kuri ba bandi baciye bugufi, bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri, imfubyi n'abapfakazi, tukaba aribo twibanda, abandi bakaza nyuma. Hari igihe umuntu ategura umushinga nk'uyu nguyu cyane cyane usaba wenda imbaraga, ugasanga aragenda akazana abakozi hirya no hino, yokora akavuga ati niho ndajya gukura abanyembaraga. Ariko mwebwe sinzi mukore abakozi mukoresha n'abasanzwe batuye bari hano mu murenge wa Nyarubaka. Navuga ko ari mu murenge wa Nyarubaka kubera ko bari mu tugari dutandukanye. Hari abari mu kagari ka Ruyanza, hari abari mu kagari ka Nyagishubi duturanye, ndetse hari n'abandi baturuka mu kagari ka Gitare. Ni abantu rero batandukanye bakora hano, ntabwo ari babandi bavuga ngo tugiye kuzana abanyembaraga, kandi nabo imbaraga barazifite kuko bararya bakanywa nta kibazo, nta nzara ibica, kuko turimo gukora. Hari imbuto bagura hano bazikeneye, imyaka irahari, amafaranga arabahemba, kandi amafaranga abahemba agera ku muntu uwo ari we wese. Navuga uwo ari we wese uri muri Nyarubaka, kubera ko uguriwe umurima, umuntu agiye kugurira umurima arabanza akamwereka ahantu agiye kwimukira, kugira ngo akurikirane arebe ko ya mafaranga amuhaye atazayapfusha ubusa. Iyo amaze kuhabona, ubwo niho abona kugira gute kumwishyura amafaranga ye, amaze kubona ko hari ahandi heza agiye kuruta aho yari atuye. Ariko Odette, turagira ngo utubwire, ndabona dusa n'abajya wenda ku ruhande rwa bizinesi ku giti cy'umuntu byihariye. Niba muvuga muti abakozi dukoresha turagenda tukareba abafite imibereho iciriritse kugira ngo tubashe kubazamura, mukareba mu cyiciro cya mbere, abari mu cyiciro cya kabiri by'ubudehe, mukareba abantu b'imfubyi, mukareba abantu b'abapfakazi, akaba aribo muza mugashyira mukabasha kubaha akazi kandi mukabahemba. Hari ikindi kintu uri kumvamo cy'umutima wo gufasha abantu no kubazamura, yaba ariyo ntego y'uyu mushinga? Ariko nubwo nabyo birimo, ariko mu bikorwa nabyo bishobora kubyara inyungu, kugira ngo ibi turi gukora gutya, urabona nyuma y'umushinga ibikorwa bizajya bihindukira
bibahembe, ariko nyine nicyo cyabamo kuzamura abaturage kuko atitaye ku nyungu ze, ariko nanone tugakora ibikorwa byunguka. Icyo ngiye kukubwira ni uko hariya muraza kuhabona amazi yahaye abaturage, hari itangi iri haruguru, hari n'indi iri hepfo. Ibyo arabikora atazi uwo akorera, ari ukugira ngo abaturage nabo bagire imibereho myiza. Nk'ubu ndahamya ko inzoka zaba zaragabanutse muri aka gace kubera gukoresha amazi meza. Ikindi hari n'abaturage begeranye hariya, abo nabo yabahaye ishami ry'amazi, ubu nabo mu ngo zabo bafite amazi. Umwe mu bahinzi benshi wahawe akazi muri ibi bikorwa avuga ko byahinduye ubuzima bwe kuko byinshi yagiye akora mu buzima bwe bwa buri munsi ngo byarushijeho kuba byiza akimara kubona aka kazi. Avuga ko abonamo amafaranga ku kwezi amukemurira byinshi. Twatangiye mu kwa gatatu muri 2015, twatangiye dukora mu minsi 15 igenwe, amafaranga turayabona. Ubu twakuyemo inka, twarihiriye abanyeshuri, ntacyo dukena ngo tukibure, imbuto turazihakura. Ubu twejeje muri iki gihembwe gishize, twarejeje, turabona imbuto, turimo rwose n'iterambere hano iwacu. Nyarubaka nta kintu tubaye, dogiteri nta kintu atadukoreye abaturage babo, kuko abantu benshi turi mu bwisungane mu kwivuza, turi turazibona, inka twaraguze, abana barangije. Nk'ubu namaze kubona, narihiriye umwana amashuri arayarangiza, ubu mfite undi nawe ndimo kurihirira wiga muri ese. Rwose abo nabo mu rugo bakabona ibikoresho by'ishuri bose, kandi noneho ntabwo ari njye nyine, ni inaha twese muri rusange. Ubundi nahingiraga amafaranga 800, 800 bakayampa, nkajya kuyagura ikiro cy'ubugari, 800 bakayampa. Ubwo ni ubugari n'inyanya, mbega n'imboga muri rusange. Ayo mafaranga twara tugasanga ntacyo ari kutugezaho, ntacyo pe. No kubona ikayi y'umwana wigaga primaire byarakugoraga, kuko ubwo uwo mwana narihiriye yarangije, yize hariya muri 2013 nibwo yakoze examen. 2014 atangira no kwiga kuri ASPK ikayenzi. Amaze kwiga kuri ASPK, ubwo nyine nabwo ikizamini cya nyuma yaragitsinze. Ubwo 2015 ubundi byaje ari igisubizo inaha ngaha. Uwo mwaka dogiteri aza agura duha akazi, turabakozi benshi cyane 200 barenga, aduha akazi. Byabaye igisubizo, ku kwezi ni 30,000 cyangwa 20 bitewe n'ibyumweru bizamo, ni wa gatandatu uzamo bikaba 22. Ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ni ibikorwa abantu bakora ubona ko basa n'abikandagira, bavuga bati tuzahura n'igihe kibi bizarumba, ugasanga wenda harabaho ingero bati wenda twarahinze turarumbya. Gukora umushinga nk'uyu nguyu urimo amafaranga angana gutya ku musozi gutya, ntabwo mwigeze mutekereza ko mushobora guhura n'igihombo? Iyo ukora nyine, iyo uri mu mushinga, yego ibihombo bibaho, ariko ibihombo mu buhinzi biza kubera ihindagurika ry'ibihe, kubera ko mu ihindagurika ry'ibihe nabyo yarabiteganyije. Ubwo yateganyaga ariya mazi yo kuhira imusozi, icyo kintu cyo yaragiteganyije, ariko dushyiramo imbaraga, igihe izuba ryavuye tukabasha kuhira ya myaka, tukagira icyo turusha abandi babashije kuhira. Umusaruro wacu ntungane n'uwabo. Iyi gahunda yo kuhira ni gahunda ikomeye, ni gahunda ifite imbaraga, ukurikije ko leta n'ikikangurira abaturage kubasha kuhira. Abegereye amazi bahinze ku migezi bakabasha gufata amazi bakanaga mu mirima, aho bishobokeye bakabasha gukora uburyo bwo kuhira. Leta nayo igashyiramo imbaraga zayo ikabasha kubafasha, ariko mwebwe gutekereza kuzamura amazi gutya ku musozi ni ikintu gishya, ntabwo abantu bapfa kubibona. Amazi rero hariya hari akantu kameze nk'agashanga, hakaba hari ivomero ry'abaturage, yubaka iriba ryabo
araribasigira. Noneho hepfo yubaka, hari ahandi twabonye isoko. Iyi sambu harimo amazi, hari ahantu hameze nk'agashanga afata isoko, ni nayo ureba dukoresha hano mu kuhira. Ahandi rero nanone hirya naho hari ahandi hameze nk'agashanga naho kari imusozi, amazi ari mu rutare. Ayo nayo yarangije gufatwa, ariko mu minsi mikeya arubaka itangizi, hanyuma tuzana amazi hano naho tuhubake ikindi kigega cy'amazi twajya dukoresha. Hatagendewe cyane ku guhenda k'umushinga wo kuhira, umuhinzi wabitinyutse aganiriye n'inzego zishinzwe iby'ubuhinzi ngo ashobora kunganirwa muri ibi bikorwa. Aho bishoboka ngo bagomba kuhira kuko imvura itakibonekera igihe. Ubutumwa bwo kuhira imyaka nubwo budasiba gukangurirwa abahinzi, uyu nawe arabishishikariza abandi bahinzi. Ni ibintu bihenze kandi binakomeye kuri wa mugani, ariko ndumva wabashije kubyinjiramo. Hari uburyo muri Minagri bagukaturira nkunganire, bakakwishyura 1/2. Ubwo rero rwose nk'ahantu nko mu bishanga, wenda imusozi kubona amazi y'umusozi ni nk'amahirwe, ariko nko mu bishanga twakagombye guhindura imyumvire, kuko kuri iki gihe dusigaye tubona ubu hari n'abagusha imvura rimwe mu mwaka cyangwa 2, bitewe n'uburyo bafata y'amazi bakayakoresha mu buhinzi bwabo. Ubwo rero njyewe ndumva ni ikintu gikomeye. Ibintu byo kuhira ni ibintu bisaba imbaraga, ariko nk'amazi umuntu aba yifitiye hariya mu gishanga aba hari tutayagura, twakwegera Minagri ikaduha nkunganire mu buhinzi. Ibikorwa nk'ibi by'ubuhinzi n'ubworozi ni ibikorwa bikorwa n'abantu benshi, nubwo batabikora ku rugero ruzamutse. Aba mu Rwanda abantu hafi ya bose batunzwe n'ubuhinzi, hejuru ya 70% by'abanyarwanda batunzwe n'ubuhinzi. Ariko umuntu ubonye amafaranga kenshi nk'ibyo dukunda kubona, usanga agenda agakora nka business y'uruganda ahantu, akagenda agakora ibindi ahantu. Ariko nk'iyi mishinga yo kuza bakayakora ubuhinzi mu baturage, urabona hari ikintu bishobora kuzamura ku mibereho y'abahinzi, cyangwa se kubasubizamo icyizere ko ubuhinzi bushobora kuba bugihabwa agaciro. Ubundi ubuhinzi, abantu benshi bagenda badashora amafaranga yabo mu buhinzi, ariko we ubu buhinzi ajya kubutangira yatekereje cyane no ku nganda, cyane cyane soya, ku nganda cyane cyane uruganda rw'Iburasirazuba rubura soya. Agira ati ubu ngubu ngewe nshobora gushora uyu mushinga ubuhinzi bwa soya, kandi nkaba nagaburira na rwa ruganda, kandi nkaba nahaye n'abaturage akazi bakagira n'imibereho myiza. Uretse kuba abahinzi bakora muri ibi bikorwa bahembwa amafaranga ndetse bagahabwa n'imbuto ngo bajye guhinga, ntibifatwa nk'inyungu yonyine bakura muri ibi bikorwa by'uyu muhinzi ntangarugero n'Ikiza Kireti, kuko ngo banahungukira n'ubumenyi, dore ko banahawe amahugurwa. Ngo biroroha rero guhinga nabo babifitemo ubumenyi kandi bakabasha kubona umusaruro. Ubumenyi bafite mu gukora amaterasi y'indinganire ubwo ngo bashobora no gukenerwa kubutanga n'ahandi heshi. Inyungu ku bahinzi, icya mbere ni ubumenyi, ndetse n'abaturage baturiye hano hafi ni ubumenyi. Abahinzi, abakozi bakora hano uretse n'ayo mafaranga, ubazi kwikorera amaterasi. Aya materasi nibo bayikoreye ubwabo, bari abahinzi wabonye. Twashatse umuntu w'umutekinisiye, araza araduhugura. Amaze kuduhugura abahinzi, afata ikipe y'abantu bakeya arabahugura, ariko mu kubahugura akaduhugura turimo kubikora. Iyo ni inyungu ya mbere umuturage azi. Umuntu ushaka gukora amaterasi uwo ari we wese akavuga ati nkeneye gukora amaterasi, aba bahinzi bavuga bati twe turabizi. Iyo ni inyungu ya mbere. Indi nyungu ya kabiri, bakuyemo ubumenyi bwo kumenya guhinga neza bakoresheje ifumbire. Indi nyungu ni ukubona
ari abaturage binaha. Indi nyungu ni uko babona imbuto nziza yo gutera itandukanye n'izo bari bafite zidatanga umusaruro, haba ku baturanyi twegeranye, haba no mu bakozi bakora hano. Ku myumvire barahindutse, abenshi baba banasa bati tuje gusura hariya hantu turebe imihingire yabo, kuko ibyo bakora hano n'iwabo mu ngo barabikora, bazi gutera ku murongo, ndetse ku buryo babashije nko kwishyira hamwe. No mu masambu yabo twagenda tugakora ikintu cyo kuvuga ngo amaterase arahenze, ni ikintu gihenze, ariko ubwacu dushobora kugenda nk'uko dukora gutya, ejo tukaba twakorera umwe, ejo bundi tugakorera undi. Ubwo urumva yuko tudasabye umuntu tuvuga ngo ngwino twigishe kubikora. Ubwo ni ubumenyi rero. Ikibanza abakozi bakora hano ndetse n'abaturage bahegereye ni ubumenyi uyu mushinga wabamariye, ni ubumenyi wabahaye. Muri aba bahinzi turi kubona hano muri gukoresha, hashobora kuba harimo abatangiranye n'uyu mushinga, batangiriye mu materasi bakaba bakirimo na n'ubu? Hari abayobozi b'amatsinda. Uko dukora kuriya tuba dufite amatsinda nk'abantu 7 baba bafite umutekinisiye muri ba bandi bahuguwe 7. Uwo rero kubera ubumenyi bafite abatoza ba bandi, ariko noneho igihe iyo akazi gahagaze nk'ubu ngubu murabibona tumaze gutera, nta handi turakora. Ubu tugiye gusa nk'abahagarara, ariko hasigaramo abakozi nka 50 bita kuri ibi bikorwa mwabonye, kubagara, kwita ku mbuto, mu turimo twinshi twagenda dutandukanye hano. Soya, ibishyimbo, ubunyobwa, insina nkeya n'imbuto ziganjemo inanasi biri mu bihingwa n'uyu muhinzi, kandi bigaragara ko bihishimiye. Uretse ko aho bigeze bishoboka ko nta n'ikitahishimira bitewe n'uko hitaweho. Nubwo ari mu gihe cy'ihinga, bimwe mu byasaruwe muri uyu murima biragaragaza umwimerere no kuba ari umusaruro ushimishije koko, nk'ubunyobwa, ibishyimbo na soya. Ibi byerekana ko kunguka ari ugushora, kandi ko uwashyize imbaraga mu buhinzi n'abashobora kunguka. Reka tubashire mwese mwabanye natwe muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Iki umunsi twagikoreye ku musozi wa Ngarama, ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyarubaka, aho twasuye ibikorwa by'ubuhinzi, ibikorwa by'umuhinzi Niyikiza Kireti wabashije gutunganya umusozi, akabasha gukora ibikorwa by'ubuhinzi, akabasha guha abantu benshi akazi. Twaganiriye na Odette Nyiramisago ushinzwe ibi bikorwa, atubwira byinshi kubirebana n'uyu mushinga, atubwira uko watangiye, atubwira naho ugeze n'intego yabo. Reka rero mbararikire gukora ibikorwa nk'ibi bibateza imbere, bikabasha guteza imbere n'umubare munini w'abaturage. Mbabwira ko ubuhinzi n'ubworozi ushobora kubikora bikaguteza imbere, wabishyizemo imbaraga, ukabikora ubishyizeho umwete, ushobora kubona amafaranga, ukabasha kwiteza imbere, ukabasha guteza imbere n'abandi. Reka rero mbararikire ikiganiro cy'ubutaha. Njyana Fulgence ya Kizoera, Imana ibarinde.